Yesu ashimwe bavandimwe, nongeye gushima Imana kubw'umwanya duhaye udasanzwe wo kongera kuganira nayo. Si uko tubikwiriye, ahubwo ni urukundo rwayo rukomeza kubana natwe, kandi urukundo yatugaragarije ubwo twarabo kurimbuka, yemera kuduha umwana we w'ikinege kugira ngo nitumwizera tutarimbuka ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Nshimiye Imana cyane kandi ndanezerewe kubw'uyu mwanya w'icyigisho tugiye gukomeza, nk'uko twatangiye insanganyamatsiko cyangwa se icyigisho kitubwira ngo agakiza k'Imana n'imbabazi zayo. Twarebeye hamwe ibintu bigize agakiza k'Imana n'imbabazi zayo, aho twabonye ubuturo bwera, aho Kristo Yesu ari mu ijuru adusabira, aduhongerera, ahongerera ibyaha byacu. Twabonye urubanza, amategeko y'Imana. Ubu ngubu tugiye kurebana agakiza k'Imana n'imbabazi zayo, kwizera Kristo Yesu. Tugiye kwigana ingingo ivuga ngo kwizera Kristo Yesu, kwizera. Reka mbere yuko dutangira tubanze dusenge. Data mwiza, Data uhoraho, Imana ikiranuka kandi ukiranukira kudukiza, tugushimiye umwanya uduhaye wo kongera kuganira nawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho tukwemereye Mwuka wera w'umwigisha mukuru atwigishirize, tukubera abigishwa kandi tukubera abanyeshuri. Tubyatse Imana Data mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, urakoze. Amen. Amen. Nk'uko nari maze kubivuga, tugiye gukomeza icyigisho cyacu twatangiye, aho tugeze ku ngingo ya 4 itubwira ngo kwizera Kristo Yesu. Ingingo ikomeye mu Bukristo, aho kugira ngo hagire ikibonwa cyangwa se tubashe kubona agakiza, ni kubwo kwizera Kristo Yesu. Niyo mpamvu tugiye guhera ku isomo riri muri Hagayi, umuhanuzi Hagayi, igice cye cya 2. Hagayi igice cye cya 2 ku murongo wa 6. Reka twumve uko Imana itubwira. Hagayi igice cya 2 ku murongo wa 6, rero amagambo akomeye Imana itubwira, ngira ngo duhereho ase nk'akangura ibitekerezo byacu. Haravuga ngo, nuko Uwiteka aravuga ati. Hagayi igice cya 2 umurongo wa 6. Hasigaye igihe gito ngatigisa isi n'ijuru n'inyanja n'ubutaka, kandi nzahindisha umushyitsi amahanga yose n'ibyifuzwa n'amahanga yose bizaza, kandi iyi nzu nzayuzuzamo ubwiza. Ni uko Uwiteka Imana Nyiringabo avuga. Isomo rikomeye cyane. Hasigaye igihe gito ngatigisa ijuru n'isi n'inyanja n'ubutaka, kandi nzahindisha amahanga yose umushyitsi n'ibyifuzwa n'amahanga yose bizaza, kandi iyi nzu nzayuzuzamo ubwiza. Ni uko Uwiteka Imana Nyiringabo avuga. Reka mbabwire, muri iki gihe turimo giheruka amateka y'isi, iyi si rwose yatangiye gutigita. Ahubwo Imana iratubwira ngo nituyihishemo, itubere ubuhungiro n'ubwugamo, kuko ubundi ho kandagize ikirengeho ntaho rwose. Sinzi niba abantu babibona cyangwa se ari ukwigiza nkana, ariko biragaragara rwose. Biragaragara ko ibyiringiro by'isi duha, icyizere isi duha cy'ejo hazaza, cyo ntacyo rwose. Ahubwo Imana iradusaba ngo tuyigarukire mu buryo bwose, dukize ubugingo bwacu bikitwa none. Kuko bwo amahanga yose yahinze umushyitsi, isi yose yahinze umushyitsi. Murabibona. Ahubwo Imana iratubwira ngo nuko nimubona ibyo byose bibaye, murarame murebe mu ijuru, kuko ari agakiza kanyu kari.
nkuko tugiye kuganira ikigisho kivuga ngo kwizera Kristo Yesu, tugiye kubanza tumenye ubundi kwizera ni iki. Tugiye kwifashisha isomo riri muri mu Baheburayo, urwandiko Paulo yandikiye itorero ry'Iheburayo, igice cya 11. Abaheburayo igice cya 11 ku murongo wa mbere. Katwumve ubusobanuro bwo kwizera ni iki. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutarareba ko ari iby'ukuri. Kwizera, nkuko natangiye mbivuga, kwizera ni urufunguzo rukomeye cyane rw'ibanze mu gakiza k'Imana n'imbabazi zayo yaduteganirije. Turakomeza kubireba aho bishimangirwa cyane na Kristo Yesu, kandi bigashimangirwa cyane n'icyo dusabwa kugira ngo n'ubundi tubone agakiza k'Imana n'imbabazi zayo bisoreye mu mibereho yacu n'ubugingo bwacu. Kandi kwizera ni ugufata iyi kamere yacu, ibi byaha byose cyangwa se imitwaro dufite yose, kuko Yesu arabitubwira muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28, mwese barushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Ngicyo kwizera, gufata ibituremereye, imitwaro y'ibyaha byacu tukayihereza Kristo Yesu, akatuguranira, akaduhereza gukiranuka kwe, tukabarwa imbere y'Imana yuko twera, nyamara atari ukwera kwacu, atari ugukiranuka kwacu, ahubwo ari ugukiranuka kwa Yesu Kristo, we bambe ryo kwizera, kandi dutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera Kristo Yesu. Abefesi igice cya 2. Kwizera Kristo Yesu. Tugiye kongera kureba isomo rikomeye abantu benshi bazi, riri mu Bahebura, riri muri Yohana igice cya 3, ubwo Yesu yaganiraga na Nikodemu. Ubwo Nikodemu yibazaga cyane icyo yakora ngahabwa ubwami bwo mu ijuru, nawe agakiza k'Imana n'imbabazi zayo bigera mu mibereho ye. Ikibazo yibazaga, asanga Kristo Yesu, amusanze Yesu amubwiye ibyo agomba gukora ndetse n'ibimugomba kugira ngo agakiza k'Imana n'imbabazi zayo bisorere mu mibereho ye, bisohorere mu mibereho ye. Reka twumve ni ikiganiro kigari Kristo yagiranye na Nikodemu, ariko tugiye gusoma umurongo wa 15 n'uwa 16. Yohana igice cya 3 umurongo wa 15 n'uwa 16. Reka twumve kwizera Kristo Yesu, ikigisho turi kwigana. Kandi ndasaba Imana cyane ngo wowe ucyumva uhugukire gutega amatwi rwose, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo uyu munsi numva ijwi ryayo, ijwi ry'Imana, ntiwinangire umutima, ahubwo uhindukire rwose. Kandi ijambo ry'Imana ntirimanukira ubusa. Twarabibonye mu byigisho byatambutse, aho muri Yohana igice cya 12 ku murongo wa 43 gukomeza, Yesu yatubwiye ikintu gikomeye ngo erega nta wundi mushinja mu rubanza, nta wundi mushinja uhari, ahubwo amagambo ya Kristo Yesu, ijambo ry'Imana, amagambo wumvise niyo azakubera igishinja. Niba warahawe umucyo, ijambo ry'Imana ryarakugezeho, ari umuburo kuri wowe, nturyakire mu mutima wawe ngo riguhindure, iryo rwose rizakubera umushinja, kuko niko ijambo ry'Imana ritubwira. Yohana igice cya 12 guhera ku murongo wa 43 ukomeza. Reka twumve uko ijambo ry'Imana ritubwira. Yohana igice cya 3 umurongo wa 15 n'uwa 16 kugeza ku 16. Kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Iki kintu gikomeye, ariyo mpamvu natangiye mbivuga cyane. Mu rugendo rwa Kristo ni ikintu gikomeye cyane cyuzuza neza agakiza k'Imana n'imbabazi zayo bigasorera mu mibereho yacu, ni ukwizera Kristo Yesu.
kandi umwizera wese amaze guhabwa ubugingo buhoraho. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, Yohana igice cya 15. Dukomeze na 16. Kuko Imana yakunze bari mu isi cyane, yaradukunze cyane, byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese, ikigombero kwizera Kristo Yesu, atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. 17. Kuko Imana itatumye umwana we mu isi gucira abari mu isi w'iteka. Hoya, umva icyatumye Imana yohereza umwana we ku isi, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Amen, amen. Imana yacu ishimwe cyane kubw'uko yadukunze cyane. Twari twiyahuye aho mu itangiriro, aho ibintu byose byatangiriye, Imana yadushyize imbere ubugingo n'urupfu, duhitamo urupfu, turiyahura. Iradukunda cyane rero iduha umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ingingo ikomeye cyane mu rugendo rwa Kristo, kwizera Kristo Yesu. Kwizera. Tugiye kongera kwifashisha isomo rikomeye cyane riri n'ubundi muri Yohana igice mubarire katureye muri Luka igice cya 8 umurongo wa 48. Luka twumve kwizera Kristo Yesu. Kandi reka mbabwire, abantu bose uhereye muri Matayo ukageza muri Yohana, ubutumwa bwiza bwanditse bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka, Yohana, abantu bose bahuye na Yesu hari ikintu kidasanzwe Yesu yagarukagaho, ngo nuko kwizera kwawe kuragukijije. Kwizera Kristo Yesu. Dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera Kristo Yesu. Kandi nk'uko mu gitabo cyo kubara igice cya 23, ubwo Abisirayeli habaho ikintu gikomeye, bimura Imana, barayisuzugura cyane rwose, bahindukira ibigirwamana. Haje kuba ikintu kidasanzwe, ubwo Imana yaje kubahanisha ikintu gikomeye, aho bari mu butayu baribwa n'inzoka. Mose atakambira Imana cyane, Imana imuha igisubizo, imubwira ko ari bucura inzoka y'umuringa akayimanika hejuru. Ubonye iyo nzoka wese agakira ubwo bumara bw'izo nzoka z'ubusabwe zari zamuriye. Kandi Kristo nawe yarabishimangiye cyane, nk'uko Mose yamanitse inzoka hejuru mu butayu ku giti, niko Yesu nawe akwiye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone ubugingo buhoraho, ye kurimbuka. Kwizera Kristo Yesu. Kwizera. Luka igice cya 8 ku murongo wa 48 hari amagambo akomeye cyane Yesu yatubwiye, ngira ngo twiteho cyane. Ni igihe Yesu yakizaga umukobwa wa Yayiro, umukobwa wari ufite imyaka 12, ndetse ibyo ngibyo bikimara kubaho, mbere yuko ibyo bibaho, mbere yuko azura umukobwa wa Yayiro, hari igitangaza yabanje gukora kidasanzwe kandi gikomeye cyane. Ubwo yakijije umugore wari umaze imyaka 12 mu mugongo, arwaye indwara ikomeye yo kuva. Umwanditsi atubwira imibereho y'uyu mugore yari abayemo muri iki gihe cy'uburwayi bwe, yari amaranye imyaka 12. Kuko uyu mugore ngo yari yarirukiye mu bavuzi batandukanye, abantu benshi baramugemuriye, ndetse umwanditsi atubwira ko
nta kintu na kimwe yari asigaranye ashobora kwifashisha ngo kimubere ubwishyu ku muvuzi runaka wari kumuvura. Hanyuma muri we kwizera kuza mu mutima we, kwizera kubera urufunguzo rwo kugira ngo akire. Kubwo kwizera asanga Kristo Yesu. Aravuga ngo ubwo maze imyaka 12 yose ibyo nari bifite ibyo nari nishingikirijeho byose byanshizeho, nta kindi reka ngende byibura n'inkura ku ncunda z'umwenda wa Kristo Yesu ndakira. Kwizera, reka mbabwire, uyu mugore yarizeye, yizera Kristo Yesu. Ku murongo wa 28 Kristo mubwira ikintu kidasanzwe. Luka igice cya 8 umurongo wa 28, Yesu aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukije, genda amahoro. Kwizera, nkuko twabibonye dutangira, kwizera ni ugufata iyi kamere yacu tukayishyira ku birenge bya Kristo Yesu, maze akatuguranira, akatwambika gukiranuka kwe n'imico ye ndetse n'ingeso ze, tukemerwa n'Imana bidaturutse ku mirimo yacu, bidaturutse ku gukiranuka kwacu, ahubwo biturutse ku gukiranuka duhabwa na Kristo kubwo kwizera. Kwizera ibyo Kristo Yesu yadukoreye Kalvari nibwo bugingo. Kwizera kandi umwizeye akamwakira nk'umwami n'umukiza we afite ubugingo buhoraho. Kandi kwizera nk'uko turi kubibona ni uko habaho guhinduka rwose mu mico no mu ngeso. Iyi kamere yacu y'icyaha, iyi kamere tuvukana nk'uko Zaburi abitubwira, Dawidi abitubwira muri Zaburi 51 umurongo wa 7, mu byaha niho tuvukira, niyo kamere yacu. Kwizera rero ni uguhinduka rwose, guhinduka tukagira imibereho mishya bari muri Kristo Yesu. Reka twongere turebe irindi somo rirushaho kumvikanisha neza iki cyigisho turi kwigana, ngira ngo ugitegere amatwi cyane kandi ufungure umutima wawe kugira ngo ijuru rivugane nawe. Yohana igice cya 6 aho Kristo atubwira ibijyaniranye n'umutsima w'ubugingo, umutsima w'ubugingo. Yohana igice cya 6 ku murongo wa 28, ariko icyiza kaduhere kuri 22 iby'umutsima w'ubugingo. Kandi nk'uko twabitangiye tubivuga mu byigisho byabanje, iri jambo ry'Imana uhereye mu itangiriro ukageza mu ibyahishuwe nta wundi muntu rivuga usibye Kristo Yesu, ritugaragariza Kristo Yesu. Ariyo mpamvu Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 harimo ikintu kidasanzwe. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo nuko, reka tuhasome kugira ngo wenda tuhumve neza. Yohana igice cya 8 umurongo wa 31, nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, kandi namwe muzamenya ukuri niko kuzababatura. Urumva, igihe cyose ijambo ry'Imana, iyi Bibiliya ufite mu biganza byawe, waba uyifite, ariko nzi neza ko abantu benshi bayifite, kuba utayifite nabwo ni ikibazo gikomeye ufite, kuko uri gukina n'ubugingo bwawe. Vuba bidatinze ugiye kumva ijambo rikomeye cyane, aho rwose ugiye gucirwa nk'iteka, nyamara nta kimana itagukoreye.
Reka turebe muri Yohana igice cya 6 ku murongo wa 28 hamwe dushaka nabwo gusoma kugira ngo twumve neza kino cyigisho. Turahera ku murongo wa 22 iby'umutsima w'ubugingo Yesu Kristo. Bukeye bwaho iteraniro ry'abantu benshi ryari rihagaze hakurya y'inyanja, babonye yuko hari ubwato bumwe gusa kandi ko Yesu atikiranye n'abigishwa be muri bwo, ahubwo ko bagiye bonyine ubwabo. Nuko yandi mato avuye i Tiberiya amaze kwambuka afata bugufi bwaho baririye ya mitsima. Umwami Yesu amaze kuyishimira, nuko abantu babonye ko Yesu n'abigishwa be badahari, bicira muri ayo mato ubwabo bajya i Kaperinawumu kumushakirayo. Bamubonye hakurya y'inyanja baramubaza bati, mwigisha, waje hano ryari? 26. Yesu arabasubiza ati, nukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka, ahubwo niyo mitsima mwariye mugahaga. Ntimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho, ibyo Umwana w'umuntu azabaha, kuko se ari we Mana yamushyizeho ikimenyetso cyayo. Kababwire muri iki gice turakomeza kugisoma, aho uyu mutsima w'ubugingo ari Kristo Yesu. Kandi nk'uko twabibonye uhereye mu itangira ukageza mu byahishuwe, Bibiliya ijambo ry'Imana, Bibiliya ibyanditswe byera bigaragaza Kristo neza, ni Kristo. Kuko nawe arabitubwira ngo twari tumaze gusoma muri Yohana igice cya 8:31, nituguma mu ijambo rye tuzaba abigishwa b'anyakuri kandi tuzamenya ukuri, kandi ukuri ni Kristo Yesu. Nk'uko Yohana igice cya 14 hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu ni inzira, ukuri n'ubugingo. Kwizera Kristo Yesu niyo ngingo turi kurebana, nicyo cyigisho turi kwigana. Umurongo wa 28 baramubaza bati, tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Kibazo gikomeye. Kandi ndatekereza ndibwira ko abantu muri kino gihe muri iyi minsi abantu bakibaza ni bakeya, kubera ko Satani nawe yiteguye gutanga imirimo, arayitanga rwose. Aho abantu muri iyi minsi muri iyi si ya none abantu bashishikajwe cyane no gushaka iby'ubu buzima gupfa, kuko Kristo atubwiye ngo ntimushishikazwe no gushaka iby'iyi mitsima umuntu arya agahaga uyu munsi ejo agapfa, ahubwo dushishikariye gushaka umutsima w'ubugingo utugeza ku bugingo buhoraho igihe tuwurya, ijambo ry'Imana Kristo Yesu. Umurongo wa 29 arabasubiza ati, umurimo w'Imana nguyu. Reka mbabwire, abantu benshi muri kino gihe bari kwibaza umurimo bakora, bari kwibaza icyo bakora ngo bemerwe n'Imana. Hari byinshi bakiranutsemo, hari imirimo myinshi bakoze mu itorero cyane mu idini barimo runaka babarizwamo. Birashoboka kuba ari ababwiriza, birashoboka kuba ari abigisha b'ijambo ry'Imana, birashoboka kuba ari abaririmbyi, birashoboka kuba ari abadiyakoni n'abandi batandukanye mu nzego runaka mu itorero mu idini abantu basengeramo. Abantu barareba bakabona urugendo rwabo rwa Kristo nta ntambwe, nta musaruro udasanzwe ugaragara mu rugendo rwa Kristo babona. Kubera iki? Kibazo ngiki, kandi Yesu aduhereza igisubizo. Tugiye kubona ku murongo wa 29. Ku murongo wa 28 hari ikintu kidasanzwe. Baramubaza bati, tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Reka mbabwire, abantu suko batakoraga imirimo y'Imana, suko batayikoraga,
kuko muri iki muri abo bantu bose muri iki kivunge cy'abantu bari hano harimo n'abigisha amategeko, harimo n'abantu rwose basobanukiwe ibyanditswe byera ariko babizi ku magambo gusa, abizi mu nyandiko. Bari baza tese twakora iki ngo dukore imirimo y'Imana, imirimo y'Imana. Ku murongo wa 29 Yesu abaha igisubizo. Umurimo w'Imana n'uyu. Reka twumve umurimo w'Imana. Ari impamvu turi kwigana ikigisho kivuga ngo kwizera Kristo Yesu. Umurimo w'Imana n'uyu nuko mwizerwa yatumye. Urumva umurimo w'Imana? Kwizera Kristo Yesu. Kwizera. Umurongo wa 30. Baramubaza bati urakora ikimenyetso ki kugira ngo tukirebe tukwizere? Icyo twakora ni iki? Basokuruza bacu bariraga manu mu butayu nk'uko byanditswe ngo yabahaye kurya umutsima uvuye mu ijuru. Reka mbabwire, muri iki gihe ijambo ry'Imana rigera ku bantu benshi bakazana inzitwazo. Batese turaryemera dute? Batese ibi bintu koko ni ku ijambo ry'Imana rivuga? Hakabaho impaka mu mitima yabo. Reka mbabwire, Zaburi Dawidi yabitubwiye neza, tubwira abantu bazabona Imana ni abantu bicisha bugufi mu mutima, basenga, bemera kuyoborwa. Kandi Yesu arabitubwiye ngo abaragwa ubwami bw'Imana, abaragwa ubwami bw'Imana bwo mu ijuru ni abantu bemera kuba abana batoya, bakigishwa kwishyira bugufi mu mutima, gusenga no kwemera kuyoborwa n'ijuru, kwemera kuyoborwa n'Imana. Aba bantu baganiraga na Kristo, abahaye igisubizo cy'ikibazo bari bafite, ariko impaka zibaye nyinshi mu mitima yabo nk'uko muri kino gihe bimeze. Turaza kubibona aho Yesu asoza n'ikibazo gikomeye muri Luka 18. Turaza kubibona. Reka dutaruke tujye ku murongo wa 35 twumve icyo Yesu atubwira. Twari tunamaze kubivugaho. Yesu arababwira ati ninjye mutsima w'ubugingo, uza aho ndi ntazasonza na hato, unyizera ntabwo azagira inyota na hato. Kristo Yesu umutsima w'ubugingo n'amazi y'ubugingo. Kandi aya mazi n'ubundi tuyabona muri Yohana 4 ubwo Yesu yaganiraga n'umusamariyakazi aje kwiriba kuvoma amazi, atahana ikintu kidasanzwe kubwo kwizera Kristo Yesu, kubwo kwizera Mesiya, atahana amazi y'ubugingo. Amazi y'ubugingo. 36. Ariko nababwiye yuko mwambonye nyamara ntimwizera. 37. Uwo data yampaye wese aza ahondi, kandi uza ahondi sinzamwirukana na hato, kuko ntavanwe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye, ahubwo nazanwe no gukora ibyo uwantumye ashaka. Kandi ibyo uwantumye ashaka ni ibi: ni ukugira ngo mu byo yampaye byose ntagira na kimwe nzimiza, ahubwo nzakizure ku munsi w'imperuka. 40. Kuko icyo data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera. Urumva ingingo yitwa kwizera? Ahabwa ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Reka mbabwire, reka iki cyigisho turi kwigana agakiza k'Imana n'imbabazi zayo ni ishusho ikomeye cyane. Kwizera Kristo Yesu twabibonye. Muntu usengera mu idini runaka no mu itorero runaka ritandukanye, wowe kwizera kwawe gushingikirije mu bapasiteri, aho kwizera kwawe gushingikirije mu bapadiri, aho kwizera kwawe gushingikirije mu bapotre n'abandi batandukanye, mu bashumba b'itorero n'abandi batandukanye. Reka nkubwire, vuba bidatinze ugiye gusanga warubatse ku musenyi. Kandi Kristo atubwira ko umwizera akumva ijambo rye ahanye n'umuntu wubatse inzu akayubaka ku rutare. Kandi Kristo Yesu niwe rutare twisungaho, niwe rutare. Kandi ubwo arabitubwira
urutare Kristo Yesu. Kamubwire hindukira rwose, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo uyu munsi numva ijwi ryayo ntiwinangire umutima nk'uko wawinangiriye ahantu henshi hatandukanye, mu byigisho byinshi wumvisho bitandukanye. Uyu munsi ni uwawe, kandi igihe cyose ijambo ry'Imana ritambutse aba ari umuburo kuri wowe yuko igihe utarigendeyemo rirarimbuza ubugingo bwawe, kuko n'ubundi ubugingo bw'umuntu buri mu biganza bye. Kubera iki ubugingo bw'umuntu buri mu biganza bye? Nuko niyo haba uwo muntu wenyine wacumuye mu isi yose, Kristo Yesu yari kumanuka akagupfira. Niyo mpamvu ubugingo bwawe abantu bashobora konka ibere rimwe rwose, bakaba bahuje ababyeyi, ariko agakiza no kwakira Kristo Yesu nta bantu babihurizaho n'undi rwose. Ni impano y'umuntu ku giti cye yakira. Ariyo mpamvu Kristo aratubwira ngo sinazanye amahoro mu isi, ahubwo naje gutandukanya, nazanye inkota, gutandukanya umwana n'umubyeyi, gutandukanya imiryango. Iki kintu kidasanzwe Kristo adukorera, kandi nk'uko turi kwigana kwizera Kristo Yesu. Uramutse wizera Kristo Yesu nyamara imibereho yawe ikaba idasaniye, reka nkubwire ko nta kwizera kurimo, nta kwizera ufite. Kuko kwizera Yesu ni ugufata iyi kamere yacu tukayimuha, kuko niko atubwira twese abarushye n'abaremerewe tumusange araturuhura. Tumwikoreza imitwaro yacu yose, nawe aratwikoreza imitwaro ye, kandi araduha imitwaro ye kuko itanaremereye, ntiremereye rwose, kuko yemera kubabazanwa natwe mu ntege nke zacu, kemera kubarana natwe mu ntege nke zacu. Yohana igice cya 7:38, reka naho twasome twumve iki jambo ry'Imana ritubwira. Imigezi y'ubugingo, imigezi y'amazi y'ubugingo. 38, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatimba mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo bivuze yerekeje ku Mwuka Wera, uwo abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo Umwuka yari ataraza, Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe, kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Nikambabwira, Yesu ajya mu ijuru ubwo yari amaze kuzuka, amaze iminsi 3 mu mva mu gituro, nk'uko ibyanditswe byera bitwereka cyane. Arazuka asubiye mu ijuru, nk'uko Yohana igice cya 15, Yohana igice cya 14 n'icya 16 babitugaragariza neza. Ijambo ry'Imana rirabitugaragariza, yadusezeraniye ikintu kidasanzwe mu Mwuka Wera. Ariko uyu Mwuka Wera nk'uko tumaze kubibona ahabwa abamwizera, kandi Umwuka Wera yaje ari ikintu kidasanzwe kibaho, nuko atubwira ibya Kristo byose, akabitumenyesha, akatwemeza iby'ibyaha byacu, akenda ku bya Kristo akabyandika mu mitima yacu. Kandi kubw'uyu Mwuka Wera hari ikintu kidasanzwe kitubaho, aho dusohoza amategeko y'Imana n'amateka yayo. Ezekiel 36:25, 26, 27. Kubwo kwizera Kristo nibwo duhabwa umutima mushya, tugakurwa muri uyu mutima ukomeye yiwe, tugashyirwamo umutima woroshye. Reka mbabwire, kwizera Kristo Yesu ni uguha kamere yacu Kristo, iyi kamere yacu y'ubunyacyaha, akatwambika gukiranuka kwe. Nk'uko n'ubundi aba bantu bose, nk'uko natangiye mbivuga, aba bantu bose bahuraga na Kristo, hari ibyo bamuherezaga imitwaro yabo, nawe akabaguranira, akabahereza ubugingo buhoraho.
Yohana igice cya 3 umurongo wa 34. Yohana igice cya 3 umurongo wa 34. Hari ikindi jambo ry'Imana ritubwira gikomeye cyane. Reka tuhigane turebe. Yohana igice cya 3 umurongo wa 34 kugeza ku 36. Uwatumwe n'Imana avuga amagambo yayo, kuko Imana idatanga umwuka imugeze. Se akunda umwana we kandi yamweguriye byose. 36 niho nshaka ko twibanda. Yohana atangira atwereka Kristo Yesu wari ni jambo wahozeho wahoranye n'Imana kandi waremye twebwe turi biremwa by'Imana. Kandi nkuko Zaburi ya 24 bitubwira, ibiri mu isi yose n'ibiyuzuye byose ni by'Uwiteka, haba twebwe abantu ndetse n'ibindi bitandukanye tubona mu isi, byose byabayeho kubw'ubushake bw'Imana kandi kubw'uyu jambo Kristo Yesu turi kwigana. Kwizera Kristo Yesu. 36. Uwizera uwo mwana ababonye ubugingo buhoraho. Murumva? Kwizera Kristo Yesu. Kwizera icyo mwuka byumvira ku murongo wabyo. Ku murongo wabyo. Ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Reka mbabwire, burashimira Imana cyane kubw'ubuntu bwayo yatugiriye, kubw'agakiza kayo n'imbabazi zayo iduha, nyamara nta kindi kiguzi atari kuvuga ngo ni izahabu turi butunde tuyishyira Imana, ni ifeza, ahubwo mu bintu byoroheje cyane, idusaba ibintu byoroshye cyane. Kwizera Kristo Yesu. Umutwaro Kristo aduha nturemereye, ahubwo icyo dusaba ni ukwakira impano y'ijuru idutegura kumwakira nk'umwami n'umukiza wacu mu mitima, tukabaturwa. Kwizera kubaturwa. Muntu uvuga ko wizera Kristo Yesu, nyamara ukaba utarabaturwa, ingeso zawe na kamere yawe ukaba ukiri uw'isi rwose, ukaba nta mbuto za Kristo wera nk'uko Petero yazitugaragarije, kandi nk'uko Matayo igice cya 3 Yohana bitubwira ngo igiti kitera imbuto cyo cyose kiracibwa kikajugunwa, kandi Yesu nawe ubwe yongeye kubitubwira. Igiti kitera imbuto nziza kirajugunwa, kandi kubwo kwizera ko Kristo Yesu ari umuzabibu, ishami byanze bikunze ryera imbuto nziza, imbuto zikomoka muri Kristo Yesu, zikomoka muri kamere no mu ngeso za Kristo Yesu, no mu mico ya Yesu Kristo. Umuntu uvuga ko wizera Kristo Yesu, nyamara imibereho yawe ikaba idahamanya n'ijambo ry'Imana, ikaba idahamanya n'ubushake bw'Imana, reka nkubwire, iki cyigisho niyo mpamvu kije mu matwi yawe, kugira ngo umenye kwizera nyakuri uko ariko kwizera Kristo Yesu. Kwambara kamere ya Kristo Yesu. Kandi iyo umuntu amaze kuzura na Kristo Yesu, nibwo wa mwuka twari tumaze gusoma muri Yohana igice cya 8 ku murongo wa 35 gukomeza. Yohana igice cya 6 umurongo wa 35 gukomeza. Nibwo mwuka w'Imana abana n'uwo muntu wamwakiriye nk'umwami n'umukiza we, kubwo kwizera guhindura imibereho n'ingeso. Kandi uyu mwuka yamaze kuza akora inshingano zidasanzwe kandi zikomeye, aha twemeza iby'ibyaha byacu, akatwibutsa byose rwose,
akatuyobora mu kuri kose, kandi akenda ku bya Kristo akabitumenyesha, kandi akatubwira ibyenda kubaho. Tukambabwira iyi saha tugezemo, abantu bari kubona aho isi igeze, kandi bari kubona ibintu mu murongo wabyo ukwijuru rishaka kubyerekana, ni abantu rwose bayoborwa n'uyu mwuka w'Imana, abantu babana na Kristo Yesu intambwe ku ntambwe, abantu bamaze kumwakira mu mibereho yabo kubwo kwizera. Iyo abantu rwose bari kubona ibintu muri no saha bakamenya ibyo ari byo, naho abandi bari mu bitotsi by'iroro, ntibazi aho igihe kigeze, kandi ntibazi isaha turimo. Yesu yavuze ikintu gikomeye muri Luka igice cya 18 ku murongo wa 8. Ndababwira yuko izazirengera vuba. Igice cya 18 cya Luka batubwira iby'umucamanza utarasingaga rwose, ariko waje gutitirizwa n'umupfakazi wari utuye muri uwo mudugudu. Amutitirije habaho ikintu kidasanzwe, naho twabonera ishusho yo kwizera. Umupfakazi inshuro ya mbere ajya kumusaba ngo amurenganure, umucamanza ntiyagira icyo akora. Inshuro ya kabiri ajyayo, umucamanza ntiyagira icyo akora. Inshuro ya gatatu umucamanza ntiyagira icyo akora. Umucamanza aribwira ngo ubwo reka mfashe uyu mupfakazi wenda mve mu maso, ye kujya ahora imbere yanjye ansaba ngo murenganure buri munsi na buri kanya. Nuko ku murongo wa 6 Yesu avugamo ikintu gikomeye cya Luka igice cya 18 umurongo wa 6. Nuko umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvise iby'umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa n'ijoro? Mbese yazirangarana? Hoya rwose, ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera ko kukiri mu isi? Reka mbabwire, ubu kwizera kw'abantu kwatangiye kudagarwa, kuracubangana kwizera. Kandi kuko kwizera kwatangiye gucururuka, abantu kwizera kwatangiye guhubangana, ni ikimenyetso cy'uko Kristo ari hafi kuza, ari mu nzira. Kuko uyu murongo wa 8 uri kutubwira, ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Reka mbabwire, umuntu ugikerensa ijambo ry'Imana, umuntu ukibereye mu binezaneza by'isi, umuntu ukibwira mu mutima ngo ni amahoro nta kibi gihari, reka nkubwire, ibyawe bigiye kurangira urimbutse. Kandi atari uko hari ikimana yari gukora itakoze, hoya, ibyo ari gukora byose yarabikoze. Bugera naho iduhereza umwana we w'ikinege, kugira ngo nitumwizera tutarimbuka, ahubwo duhabwe ubugingo bora. Ndakwingingira uyu munsi kumva ijwi ry'Imana, ndakwingingira uyu munsi guhinduka rwose, kuko Yesaya arabitubwira cyane. Yesaya igice cya 55 ku murongo wa 6 gukomeza, nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abona, kandi nimumwambaza akiri bugufi, ukiranirwa nareka ibyo yibwira. Umunyabyaha areka ingeso ze, agarukira Uwiteka aramugira ibambe, kandi aramwakira rwose pe. Reka nkubwire, ndagusabira muri uyu mwanya wowe wumvise iki cyigisho ngo uhinduke rwose, kandi kwizera Kristo Yesu ubyumvane mu buryo ijuru ryifuje kubigutegurira, mu buryo ijuru ryifuza kubyumvikanisha mu mibereho yawe no mu bugingo bwawe. Bive ku magambo gusa, ahubwo bibe mu mibereho yawe, habeho guhinduka, ariko kwizera nyakuri, guhinduka. Tugana ku musozo, tugiye gusoma amasomo abiri asoza. Hosea igice cya
cya 8 umurongo wa 3, umuhanuzi Hoseya igice cya 6 umurongo wa 3, hari amagambo akomeye cyane aho hari ikimana dusaba muntu usengera mu itorero ritandukanye, muntu usengera mu idini ritandukanye, ariko utamenyeranye n'ijambo ry'Imana. Narabivuze mu byigisho byabanje, wowe utaziranye n'ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ariko kuri, kandi ijambo ry'Imana ari we Kristo Yesu umutsima w'ubugingo, ufite ikibazo kandi rukurimbuza ubugingo bwawe. Ubereye mu bihendahenda, mu binezaneza no mu bihendo by'isi, ijambo ry'Imana rwose riratambuka ukagira ngo niko bizahora. Hoya, ntabwo ari ko bizahora. Ahubwo ijambo ry'Imana riratubwira ngo uyu munsi wumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima, hindukira rwose. Reka twumve icyo Imana iri kudusaba, nubwo wenda igihe cyaturenganye cyane, ariko hari ikintu cyanejeje cyane. Ubwo Yona yatumwaga ku mudugudu munini w'Ininiwe mu gihugu cya Ashuri, hari ikintu kidasanzwe. Nabo igihe cyari cyabarenganye rwose, ariko Imana ibaha ubutumwa bwo kwivugurura n'ubutumwa bw'imbuzi, kugira ngo nibabwumvira babashe gukiza ubugingo bwabo. Kandi niko byagenze, nshimira Imana. Bumviye umuburo nubwo igihe cyari cyabarenganye. Habaho ikintu kidasanzwe muri bo ubwabo, bikuramo ivugurura ari naryo rikenewe kuri buri muntu wese. Igihe cyose ijambo ry'Imana ritambutse, haba hagomba kubaho ivugurura mu buryo bwimbitse, ivugurura nk'uko mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli igice cya 2 ku murongo wa 23 gukomeza. Igitabo cy'umuhanuzi Yoweli igice cya 12, igitabo cy'umuhanuzi Yoweli igice cya 2 umurongo wa 12, Yoweli bivuga cyane aho tubwira ngo nidutabire imitima yacu, imyenda tuyireke, ibi by'inyuma tubireke, iby'imihango n'ibindi, ahubwo dutabire imitima yacu, twakire Kristo Yesu kubwo kwizera, tubona agakiza. Hoseya igice cya 3 umurongo wa 3, dushikariye kumenya Uwiteka, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatumuka nk'umuseke utambika nta kabuza, azatuza ameze nk'imvura y'itumba, kandi nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Reka mbabwire, ahantu isi yatwerekeje naho ibintu bigeze rwose, muntu utagira umwete wo kuganira n'Imana, muntu utagira umwete wo kumenyana n'Imana, reka nkubwire, ufite akaga gakomeye kandi kagukomereye cyane ku buryo udashobora kubyumvisha. Isomo rya nyuma nari mbabwiye turi busome dusoza, ni isomo riri muri Tito, urwandiko Paulo yandikiye Tito igice cya 2 ku murongo wa 11. Ubuntu bukiza bugaragarira abantu bose ubwaribwo, ubuntu bukiza ubwaribwo. Kandi nk'uko twamaze kubona, ishingiro ry'agakiza k'Imana n'imbabazi zayo, uburyo bukomeye cyane, umurongo wa 11, Tito igice cya 2 umurongo wa 11, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka tubaha Imana mu gihe cya none. Reka mbabwire, mwumvishe icyo kwizera Kristo Yesu icyari cyo. Ngiki nk'uko Tito, urwandiko Paulo yandikiye Tito igice cya 2 ku murongo wa 11, turabibonye kwizera Kristo Yesu byari byo. Reka twumve ibyari byo. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none,
dutegereje iby'ubugingo, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Kababwire dusoza iki cyigisho nk'uko twatangiye icyigisho kitubwira ngo agakiza k'Imana n'imbabazi zayo, dusoza tumaze kubona ingingo ikomeye cyane kwizera Kristo Yesu. Reka dukubite hasi ubushake bwacu, reka rwose twiyambure imirimo twibwiraga ndetse no gukiranuka twihangira mu mibereho yacu, ahubwo twemere Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, maze imibereho yacu ihinduke rwose, maze twere imbuto zikwiriye abihari. Ibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Reka dusenge dusoze. Data mwiza, Data uhoraho, tugushimiye uyu mutsima w'ubugingo tumanyuriye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho twemerera ubane natwe kandi mwami kwizera Kristo Yesu abantu benshi babifataga mu buryo bundi butandukanye n'ubwo twigishije. Reka tugendere mu murongo wawe mwami, tuyoborwe nawe kandi mwami utwiyereke kandi twishyure muri iki gihe giheruka amateka y'isi. Ubane n'imitima yumvishe iki cyigisho, kitubere impamba n'urwego kandi mwami kirusheho kudutegura muri iki gihe giheruka amateka y'isi. Byatsi Imana Data mu izina ryera rya Kristo Yesu urakoze, amen, amen.